iyo urwaye diyabete muganga akakwandikira imiti ukayifata neza ariko ntiwite ku mirire yawe, ni hahandi uzasanga ibipimo byawe bitameze neza nubwo ufata imiti rwose nk'uko muganga yabikwandikiye. Ukwiriye kwita no ku mirire yawe kugira ngo imiti yawe ifatanyije n'imirire bigufashe mu gutuma uburwayi bwawe butarushaho kuba bubi. Kandi ubushakashatsi bwerekana yuko imirire ariyo ya mbere ahubwo imiti ikaza ari iya kabiri kugira ngo ifashe aho imirire yananiriwe. Ukwiriye kwita ku mirire yawe kugira ngo muganga ataguma azamura imiti kandi bikurinde na komplikasiyo zuririra ku isukari itari ku murongo, nko kurwara impyiko, kurwara amaso, kubura zimwe mu ngingo bitewe n'uko wagize ibisebe bidakira, ndetse n'izindi zishobora kwangirika bitewe n'isukari itari ku murongo. Menya byinshi kuri diyabete udusura ku rubuga rwacu rwa Nutrimedi Plus kuri YouTube channel yacu. Uzahakura ibiganiro byinshi bikwigisha ubuzima n'imirire ndetse n'uburyo bwo guhitamo ibyo ukwiriye kurya kugira ngo umere neza.